Muri iki gihe isi yihuta mu iterambere ry'ikoranabuhanga, ngo ibihugu bya Afurika ntibikwiye gusigara inyuma muri iyi ngeri. Ibi nibyo byatumye umuryango w'isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo Comesa uhuriza hamwe impuguke mu ikoranabuhanga n'abakora mu nzego zishinzwe ubugenzuzi bw'ikoranabuhanga baturutse mu bihugu binyamuryango kugira ngo bigire hamwe uko hashyirwaho imfashanyigisho ihuriweho yifashishwa mu gusangira amakuru n'ubunararibonye mu ikoranabuhanga kugira ngo ibihugu binyamuryango bigendere ku muvuduko umwe muri iyi ngeri. Ibi kandi ngo bizanafasha kuvanaho imbogamizi zikoma mu nkokora imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu bihugu bitandukanye zituma n'abaturage babyo batabasha kugerwaho na interinete yihuta kandi ihendutse. Leonard Chitundu akuriye ishami ry'ikoranabuhanga mu itumanaho muri Comesa. The gaps, of course, the aim is to improve access which is affordable. Birumvikana hari imbogamizi zijyanye no kutabona murandasi, ari nayo mpamvu intego yacu ari uguteza imbere interinete igera kuri bose, ihendutse kandi itekanye. Icyo tugamije kugeraho ni ugushyiraho uburyo bw'imikorere ituma ingeri y'ikoranabuhanga. Ubwo rero nitunongera ubushobozi, abakora mu bigo bishinzwe ubugenzuzi bw'ikoranabuhanga bazashyiraho amategeko yorohereza ishoramari muri urwo rwego, kugera kuri interinete ihendutse no gukemura ibibazo bijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga no kurinda umutekano w'amakuru y'umuntu bwite. Ibyo byose bikenera amategeko na za politiki. Privacy, data protection, cyber security. So all those things, they need regulations, they need policies. U Rwanda rugaragaza ko hari ibyo rukora mu guteza imbere ikoranabuhanga rihendukiye abaturage, ariko ko bitaragira ku rwego rwifuza, ari nayo mpamvu ngo rukeneye gusangira ubunararibonye n'ibihugu bihuriye mu muryango wa Comesa. Iradukunda Yves ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation. Nkatwe nka leta y'u Rwanda murabizi ko u Rwanda rwashyize imbere ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho mu buryo bwo gutanga serivisi ku muturage. Mu byo dukora umunsi ku munsi ni ukugira ngo umuturage arusheho kubona ikoranabuhanga mu buryo bumworoheye kandi bumuhendukiye. Amahugurwa rero nk'aya ngaya atuma tubasha kuganira n'ibindi bihugu ndetse n'ino miryango yo mu karere mu buryo turimo turateza imbere itumanaho. Hari ibyo twifuza bitandukanye mu buryo guhana amakuru ajyanye n'itumanaho, mu buryo imishinga minini y'ikoranabuhanga ijyanyemo nka fibre optique n'ibindi bigenda bikorwa. Uko aya masosiyasiyo agenda byumva bigenda bifasha yaba ari ku rwego rwa leta, ku rwego rw'abikorera. Ibihugu bigize umuryango w'isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo Comesa bigaragaza ko bifite intumbero yo guteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu hakoreshejwe ikoranabuhanga. Icyakora ngo ibi bizashoboka habanje gukurwaho inzitizi mu ihuzanzira rya murandasi no gushyiraho amategeko na politiki bihuriweho n'ibihugu bigize Comesa mu rwego rwo gukemura ibibazo birimo ibiciro bihanitse bya interinete hamwe n'ikiguzi cyo guhamagara cyangwa guhamagarwa byambukiranya imipaka. Daniel Hakizimana, Flash TV.